ngo pastor numva umusatsi umvuyeho ese nijya bwira cyangwa nundi ndavuga ati birashoboka ko ndi pasiteri kuko nari nambaye agakaruvati se hari ikindi narenzaho uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo agaciro wese wegere mugenzi we namuhobere. Aha reka dushemo mfite Jean Dodier nuko mfite we Jean Dodier we wibuke yuko umugaragu wanjye. Amen. Sinzakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho ngarukira kuko nagucumuye. Nta gisa no kugarukira Imana. None se ko musoje n'ababwiye mugundire irike kutabikora. Aha ko yaturinze akabana natwe. Amen. Amen. Bakunda Imana ni muvuge amen. Buri wese wegere mugenzi we namuhobere. To embrace mafeshe. None se ko musoje n'ababwiye mugundire irike kutabikora. Aha mugumeyo. Aha Uwiteka duhire. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Uyu munsi ndanezerewe cyane kuba mpagaze imbere yanyu. Amazina yanjye nitwa Romain RUGWIZA. Nishimiye kubana namwe rero. Imana yacu icyubahiro. Cya mbere ndashima Imana ko yandinze. Cya kabiri ngashima bagenzi banyu bamfashije. Cya gatatu ndashima Camille Wakason. I'm happy for you. God bless you. Se hari ikindi narenzaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo agaciro. Bishimye rero mugemerere ntabwo ndi burenze ko ndenzeho ntabwo yanyumva. Umunsi umwe nagiye kubwiriza ahantu i Kanombe, haza umumama arandeba ngo pastor numva umusatsi umvuyeho ese nijya bwira cyangwa nundi ndavuga ati birashoboka ko ndi pasiteri kuko nari nambaye agakaruvati nuko mvuga nka pasiteri. Mukecuru ndakumva ngo amakuru ya madamu kandi ndamubwira kugira ngo mwemeze. Ndamubwira ati abana bararwaye. Noneho ngiye gutaha niba yaragiye gushaka ikigati kinini aravuga ati rero ukijyanira abana. Ngeze hafi yo mu rugomo abahazi numva inzara iranyishe. Wa mwana atangira kugenza ute ngo ni njyewe wakiriye. Uyu munsi rero tugiye kwigana amagambo avuga ati mwana wanjye humbura ibyaha byawe urabibabarira. My son, you sin and forget me. Amen. Batangije indirimbo 55 ivuga ngo hari ubwo wasanze Yesu mukiri. Umuhimbyi wahimbye indirimbo yitwaga Hofumani. Uyu yari umupastor. Yari afite umugore mwiza witwaga Suzanne. Ariko umugore ntabwo yamuhagaga amahoro. Yaratahaga, murabiza abapastor bakunda gusengera hirya no hino. Akamubwira ati se ko watinze byagenze gute? Umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Nuko aramubwira ati madame nshaka kugira ngo nkubaze ibibazo. Ahimba ibibazo 16. Ndifuza nanjye nawe kugira ngo tubyibaze. Aramubwira ati ngwino.
aratangira aramubwira ngo indirimbo ya 55 mu cyongereza iravuga ati have you been to Jesus? Hari ubwo wasanze Yesu ngukire? Se uhagishwa amaraso ye? Se uhagishwa amaraso ye? Ubu wizeye rwose imbabazi se? Se uhagishwa amaraso ye? Wogejwe na Yesu? Watunganijwe n'amaraso? Hari ubwo yakuhagije amaraso? Mbese imyambaro yawe irera? Igice cya kabiri kiravuga ngo mbese ugendana na Yesu iteka? Se uhagishwa amaraso ye? Mbese ujya ubana n'uwari wabambwe? Se uhagishwa amaraso ye? Nta na kimwe aramusubiza. Igice cya gatatu kiravuga ngo umukwe naza uzaba umwiteguye? Se uhagishwa amaraso ye? Ese nkubaze, umukwe naza uzaba umwiteguye? Igice noneho cya nyuma ku bibazo 16 yamubajije, yaramubwiye ati hunga ibyaha. Amen. Duhunga ibyaha, jya ukora ibitunganye, wejeshwa amaraso ya Kristo, kuko muri Kristo harimo isoko itemba kandi ikiza imitima. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Mwami Imana data wa twese, tugushimye ko wabanye natwe, tukunejejwe nuko ugiye kuvugana n'imitima yacu, tubisabye mu izina rya Yesu. Mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Ni ijambo ryiza buri wese yatekereza, ndifuza muri aka kanya ubitekereze. Mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Mbese ushaka gukira? Yesu akiri no mu isi yagendaga avura abantu, akiza abantu batandukanye, nuko agenderera umuntu wari umaze imyaka 38 hafi 40, yararwaye ku kidendezi kitwaga Betesida. Amen. Nuko Yesu arakigenderera, amaze kukigendera abana bakijyanye kuri icyo kidendezi. Mu rurimi rw'Igiheburayo ikidendezi Betesida gisobanuye ngo inzu y'imbabazi. Amen. Ahangaha twaje mu nzu y'iki? Imbabazi. Ese urarwaye? Akira Kristo. Nuko Yesu aracyegera akibwira ati mbese ushaka gukira? Aravuga ati ndabikenera ariko ntabwo mfite umuntu ugenza ute unjugunya mu kidendezi. Muri icyo kidendezi murebe ni n'ahangaha hari abantu benshi, abapfuye amaso, abapfuye amatwi, abatagira amaguru, abatagira amaboko. Ubwo aho ngaho habagaho abantu benshi, ariko uwagwaga mu mazi bwa mbere nibwo yagenzaga gute? Basoma mu gitabo cyitwa Yeremiya ngo abantu benshi bari barapfiriye mu mazi bitewe nuko uwageraga wa mbere yagenzaga gute? Yarakiraga. Si cyo cyonyine, Yesu bamujyanira ikirema cyari gihetswe n'abantu bangahe? 4. Yesu aho ngaho nuko babura uko bamugezayo, nuko bigira inama yo gusenya urusenge kugira ngo bamuzane bamushire kuri Yesu. Ariko Yesu yari yabibonye kera, nuko akibabona aravuga ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe uragenza ute? Urabibabariwe. Imbabazi. Badusomeye muri Yesaya 30:18 haravuga ati igituma Uwiteka yihangana no kugira ngo nje angirire neza. Amen. Kandi igituma ashyirwa hejuru no kugira ngo abagirire ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Amen. Yesu bamuzaniye umuntu witwaga Mariya Madagalena. Uyu Mariya Madagalena yari umuntu wari uzwi yuko ari umusambanyi. Bamuzanira Yesu kugira ngo bamutere amabuye. Nuko uyu Mariya Madagalena bamushira Yesu, nuko Yesu yandika hasi aravuga ati ninde muntu utarakora icyaha genza ute? Ndifuza kugira ngo tugendane. Amen. Nuko Yesu abwira Mariya Madagalena, aramubwira ngo iyo bavuze Mariya Madagalena ni izina, ariko bigahinduka umujyi witwaga Madagalena, bahita bamwitirira uwo mujyi kuko yari umusambanyi mu rwego rwo hejuru. Nuko Yesu aramubwira ati mwana wanjye humura, urubabari rw'ibyaha. Amen. Kuva 34:6 haravuga ati Uwiteka amanukira muri cya gihugu ahagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Amen. Anyuri imbere ye
aravuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuru babo ibihe ibihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro by'ibyaha. Amen. Kuva 20:6 haravuga ati nkababarira abankunda bakitondera amategeko ye, nkageza ku buzukuru babo ibihe ibihumbi. Amen. Ariko nakwemereye kubabarirwa kw'ibyaha byiza byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagure unkure mu gitabo cyawe wanditse. Gutegeka kwa kabiri igice cya 7:9 haravuga ati nuko none menye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirwa ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuru babo ibihe ibihumbi. Zaburi 103:2 kugeza kwa 5 haravuga ati mutima wanjye himbaza Uwiteka. Amen. Nkwibagirwe ibyiza kugiriye byose, niwe ubabara ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, agakwambika imbabazi no kugirwa neza n'ikamba. Yesaya igice cya 1:18 aravuga ati nimuze tujyinana. Amen. Ni ku Uwiteka agenza ute avuga, naho ibyaha byatukura nk'umuhimba birahinduka umweru bise na shireke, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Twese turabanyabyaha, nta gisa no kuza imbere y'Imana. Ezekiel igice cya 36:25 kugeza 29 haravuga ati nzabanyanyagazaho amazi meza. Amen. Ko mutavuga amen? Tujyane. Nzabanyanyagazaho amazi meza, ntabwo ari amazi mabi, maze muzatungana, mbakureho imyenda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nzabaha umutima mushya. Amen. Mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Kandi nzabashyiraho umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye, kandi muzaba ubwoko bwanjye, mbe Imana yanjye. Amen. Noneho isomo nifuza kugira ngo dutindeho, nkifuza Camille Wakaso kugira ngo Fresheri abashe kwisobanura kugira ngo ryumve. Muri Yesaya 44:21 kugeza 22. Abafite Bibiliya tujyane. Ndifuza kugira ngo Fisto atange microphone kugira ngo hagire umuntu usomera aya magambo. Yesaya 44:21 kugeza 22. Ndifuza kandi no kugera ku musozo. Bahageze? Yes. Muhuguke rero muri iri somo. Yesaya 44:21 kugeza 22. Yesaya 44:21 nuko Yakobo we Isirayeli wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye, ninjye wakuremye uri umugaragu wanjye. Isirayeli sinzakwibagirwa, niyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe bikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Amen. Hari amagambo abiri, nuko Yakobo we Isirayeli we wibuke yuko uri umugaragu wanjye. Isirayeli sinzakwibagirwa, neyuye ibicu, neyuye ibyaha byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Amen. Ubwo Yakobo tujye gusimbuza izina ry'umuntu uri aha ngaha. Ubwo tujye gufata Fisto, irinde usenga. Ubwo turafata Yakobo turashaho Fisto, usenga dusheho Isirayeli. Ubwo rero tujye ni ijambo ry'Imana igiye kukubwira. Nuko Fisto we usenga we
wibuke yuko uri umugaragu wanjye Fiston sinzakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucungugira reka dushemo mfite Jean Dodier nuko mfite we Jean Dodier we wibuke yuko uri umugaragu wanjye amen sinzakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho ngarukira kuko nagucunguye nta gisa no kugarukira Imana amen. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3:31 haravuga ati kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka amen. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Zaburi 103:8 kugeza 10 haravuga ngo Uwiteka ni umunyebambe ni umunyembabazi atinda kurakara afite kugira neza kwinshi ntakomeza kurwana iteka ntaguma n'umujinya iminsi yose ntiyatugira ibihwanye n'ibyaha byacu ntiyatwituye ibihwanye no gukiranuka kwacu 11 kugeza 14 nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi abagirira abamwubaha zingana nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye kure ibicumuro byacu amen. Uko niko yajyanye kure ibicumuro byacu nk'uko se w'abana bagirira ibambe niko Uwiteka agirira abamwubaha ibambe. Zaburi 103:18 kugeza 17 kugeza 18 haravuga ati ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose zizageza iteka ryose gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo niko agirira bitondera isezerano rye bakibuka amategeko ye ikindi bakayakomeza. Abaheburayo 8:12 haravuga ngo kuko nzabababarira gukiranuka kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Uko dukora ibyaha iyo umuntu asabye Imana imbabazi Imana iramubabarira amen. Gira kwizera kuba uriho ukubera Imana ntabwo ari imbaraga zawe ntabwo ari ubwenge bwawe ntabwo ari amafaranga ahubwo turiho kugana Yesu. Mwakire uyu munsi. Hari benshi bifuza kumva iri jambo ariko uyu munsi ntabwo bakiriho ariko weho tubifatire ibisanzwe. Itangiriro 6:3 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Umwuka w'Imana arakomanga buri wese azi ko akora icyaha ariko iyo ukomeje byiteka umwuka ukuvaho. Yesu ahagaze ku rugero akomanga. Yesu rero arabifuza. Numvaga ndi bubashe kwakoresha kugira ngo mubibone. Murabona abantu babiri sibyo? Uwo ni Romain cyangwa nifite cyangwa n'undi muntu. Inyuma y'umuntu harimo abantu bangahe? Babiri. Umwe ni marayika w'Imana undi ni marayika wande wasekibi. Arakubwira ati ngwino n'undi ngo ngwino. None se urakira nde muri uyu munsi? Bavandimwe, abantu bakiriye Satani arababuha nta munezero muri Satani, ariko iyo wakiriye Yesu ya migozi iracika kubw'amasengesho amen. Noneho byarangiza Yesu akavuga ati dore mpagaze ku rugi umwakire. Ubwo rero nako nashaka kukubwira arakwambika umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo kandi arabishoboye. Tumwakire muri uyu munsi atubere byose aduhereze kuba uwayo kandi adushoboze
kugendera mu nzira yayo. Nicyo mbasabira nanjye nisabira. Yesu ahagaze ku rugi arakomanga, umukingurire. Ese uyu munsi waba ari weho? Reka tumwakire. Nicyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Birashoboka ko hari icyo umuntu yahereza Imana muri aka kanya. Niba wafashijwe n'aya magambo, urahaguruka dusenge. Imana ibagirire neza. Ntabwo rero uyu mwanya nabasha kugenda ntatanze umwanya w'umuntu wumva ko ibyo akora bidashimishije Imana, akifuza kwakira Yesu, akifuza kwakira imbabazi z'Imana. Ni umwanya wawe kugira ngo utambuke dusengane, maze Dr. Camille abashe kudusengera, fashe abashe kudusobanurira. Ni umwanya wawe. Indirimbo y'111 uko umeze kose. Yesu arahamagara abarushye, arakwifuza uyu munsi. Iki gituma wanga kwihana, numva ukeneye ukayobagurika. Uyu munsi niba wumva ukeneye amasengesho, Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. niwe utambuka. Yesu arahamagara abarushe n'uyu munsi. Umwikoreze imitwaro yawe, ngwino witindiganya. Uyu munsi Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Yesu aragutegereje none, musange n'uyu munsi. Zari ibyaha byawe wicujije, ngwino witindiganya. Uyu munsi Yesu araguhamagara imbabazi ze. Yesu arakwinginga, wumva ijwi rye, mwumvire n'uyu munsi. Abamwiringira bazishima, haguruka umusange. Uyu munsi Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Amen. Aho rero mugiye kwicara natwe dupfukame. Dr. Can you pray? Heavenly Father, thank you so much for the Sabbath day. Dukunda mu ijuru wakoze ku isabato. After a long week of hard work, Nyuma y'icyumweru cyo gukora, we are so blessed to have you in our lives twishimiye kugira mu buzima bwacu, so that we can
worship together and to praise your name. kugira ngo dukoranye kandi twambaze izina ryawe. Lord, thank you for the sermon and the music today wakoze ku bw'icyigisho ndetse n'indirimbo n'umunsi, and for the lessons that we learned from the Bible ku by'ibyigisho twize binyuze muri Bibiliya, that we can apply to our daily lives. kugira ngo tubisanishe n'ibyo tunyura mu buzima bwacu. Bless the work and of all the people in this church. uha umugisha imikorere ndetse imikorere y'abantu bo muri uru rusengero, And for those who are coming every week to be blessed. ndetse n'abantu bose bazana buri cyumweru kugira ngo bahabwe umugisha nawe. We thank you for open hearts Tuwishimiye imitima igufungikiye and for Pastor Romain na Pastor Romain, and for those who have worked with him today to bring this message to you. ndetse n'abandi bakoranye nawe kugira ngo baduhe ubutumwa n'umunsi. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen.